Yesu nashimwe, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, dushima Imana ko tugejeje amagingo duhumeka umwuka wayo. No kuri guhera mu kwezi kwa mbere tukagera mu kwezi kwa 12 kuri iyi tariki turimo dusoza umwaka n'ibyishimwe rikomeye. Hari byinshi twahuye nabyo muri uyu mwaka wa 2025 bibi, hari na byinshi twahuye nabyo byiza. Bamwe babarira, abandi baseka, bamwe bishima, abandi bategereje gusubizwa. Hari abafite amasezerano bavuga ati 2025 Imana izangira neza ko yabivuze, ariko nakubwira ngo humura, umugisha wawe uri imbere yawe. Icyambere no gusenga, ukiringira Imana kandi ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ukamenya gutandukanya umukunzi n'umwanzi, kuko buriya nabyo tujya tubyibeshyaho tukagira ngo wenda abantu bose ni beza, abantu bose kubera ko usenga, kubera ko ukunda Imana, ukagira ngo abantu bose bashobora kukubera perfect. Oya, ntago byakunda. So rero mbere na mbere ndashima Imana njyewe nka Emmanuel Rudasingwa ko yandinze ikandinda guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Nkaba ndimo nsoza uyu mwaka shima Imana bikomeye cyane kuko yankoreye igitangaza. Ntabwo ari igitangaza ashobora kuzana hano imbere ya kamera, ariko mu mutima wanjye huzuye amashimwe. N'umuntu wareba yabibona no mu maso ko ndanyuzwe, ndanezerewe. Hari ibihe bimwe byashize nari mu bihe by'ubuhamya, by'agahinda, by'umubabaro, numvaga nta nzira, nabonaga ntaho nabona namenera, ariko kuko niringiraga amaboko y'abana b'abantu icyo gihe, nkiringira ijambo ry'umuntu. Nyuma yaho nibwo naje kubona ko ijambo ry'umuntu ntacyo rikora ridaherekejwe n'ijambo ry'Uwiteka. Rero inshuti mukundwa, iyo niyo insanganyamatsiko ya mbere y'ijambo tugiye kuganiraho, kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe ubu buzima turimo tuburimo gute. Nabayeho mu buzima bwo gutanga ubuhamya, ntanga ubuhamya. By the way, binamviramo no kuba abadashyigikiye ubwo buhamya cyangwa batazi ubuhamya icyo busobanuye, bamfata ukundi kuntu, basa nkaho bangize igicibwa. Ariko ndabishimira Imana ko bantaye amaboko y'Uwiteka kansama. Ndashimira Imana ko ndi mu maboko yawe. Mana, ndagushimira ko ndi mu maboko yawe. Rero ikindi shima Imana kubw'ijambo Ribohora TV. Ijambo Ribohora TV yagiye yagura ubuzima bwanjye ndetse n'abandi bantu benshi, abagiye bareba ubuhamya. Inzira igoranye nagiye nyuramo yari inzira y'inzitane, yari inzira nanone mbwira abantu ko ntagahora gahanze, ibintu biraba bikarangira, ugakomeza urugendo, ukirinda gusubira inyuma, ukirinda gusubira muri bya bindi. So nahuye n'intambara zikomeye rero, mpura n'intambara ntajya ntinya kuvuga. Mpura n'intambara mu muryango wanjye. Habaho abavuga ko natanze ubuhamya ngo bitari ngombwa, bavuga ko ndimo kubasebya, ariko mwihangane, ntabwo nabasebyeje, ntabwo ari mwe navugaga. Njyewe navugaga amateka yanjye, kuko naje gusanga ikintu cya mbere kibaho iyo ubyaye umwana udasenga, Satani arakurerera. Iyo ubyaye umwana usenga, Mwuka Wera w'Imana arakurerera. Rero benshi tujya duhura n'intambara zikomeye zo kuba twaragiye tuvukira ahantu, rimwe na rimwe bamwe bakaba basenga abandi badasenga. Ibyo ni ibintu mubizi Abanyarwanda, n'ababyemera ni bakeya, ariko twebwe bamaze kumenya ko Yesu Kristo ari umukiza, twebwe tuzi inyungu irimo. Muntu wamaze kumenya ko Kristo ari umukiza wawe, inyungu urayizi, kandi iyo nyungu igufitiye umumaro ukomeye cyane mu muryango wawe ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi. So rero ndashimira buri muntu wese umwaka utarasoza. Nshuti bavandimwe, mwambere inshuti nziza, mwakurikiye ibiganiro
narababwiye ngo niyo baba abantu 5 ariko bakumva ijambo ry'Imana kandi bakariha agaciro, ni ikintu cyerekeza ko kigaragaza ko mwebwe burya muri abantu b'indashyikirwa bakomeye cyane. Mwarakoze rero abakoze subscribe, no kuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi uyu mugisha mwubasabiye ntambereka, mwubasabiye umutima wanjye ukeye. Uyu mwaka 2026 Imana izabagomororera imigisha yanyu yose, basore, bakobwa, bamama, mwese Imana yo mu ijuru izabaho umugisha 2026 dore tuyikandagiyemo. Muntu uko nagiye nshyiraho ikiganiro ukakireba, ni ukuri Imana yo mu ijuru ijye guha umugisha, kandi ndabizi neza ko hari icyahindutse mu buzima bwawe, kuko ntago wareba ikiganiro ngo kirangize nta kintu kikumariye. Ntago hano twe ntidukenera abantu benshi baza gukritika, ahubwo dukenera abantu benshi baza guhinduka. Kugira ngo uhinduke unamenye ngo ese koko Yesu Kristo yabayeho, ese koko Yesu Kristo arakora, ese ugeze mu bikomeye ukamwiyambaza aragutabara. Nge ndi umuhamya wabyo ko yantabaye, kuko aha amaso ntago nigeze mbona amaboko y'abana b'abana ntabara, ntago nayabonye, ahubwo nabonye abana b'abantu banshyira mu kaga, bituma ngewe umuntu umuvaho, ahubwo negera Yesu. Ndavuga uyu Yesu nkurikiye, ndabizi neza ko aha nkuye, kuko nagiye mpura n'imyuka mibi irandwanya, ariko final kugira ngo menye ko Yesu Kristo akora, haraho nageze ngewe numva umupfumu arambwira ngo bagiye gutwara ubugingo bwanjye. Aho niho naboneye Yesu, niho navuze ngo mu izina rya Yesu, aho niho Yesu yatanye. Ubundi yagira ngo yumve ijwi ryanjye rivuga izina rye gusa byonyine, ahita arwana intambara ikomeye. Rero yarandwaniriye, arwana intambara ikomeye ku buzima bwanjye, n'uyu munsi aracyayirwana, kandi ndashimira Imana ko yampaye umuryango. Ubu ngewe meze neza, ndatuje. Niba ari ikintu cyangoye mu buzima, ni ukubaho mpangayikishijwe no kubona ubuzima bwanjye budashyigikiwe n'inkomoko yanjye. Icyo ntabwo njya ntinya kukivuga, nzahora nkivuga, ariko ndashimira Imana ko yankuye muri bwa bwihebe. Bantu muryango nkunda, nshuti zanjye, ndetse n'izindi nshuti twagiye tubana, ariko tukabana mu bihe bikomeye, nakwita ko ari byiza, nitaga ko ari byiza ariko ari bibi. Abo twagiye tubana mu bintu bitarimo gukizwa, abo nabo ndababwira ngo mugarukire Yesu, arabashaka. Aho ndi ndanezerewe, kuko navuye hakurya y'inyanja ndi hakuno yayo. Uyu munsi aho ndi ndatengamaye, ntiwanambwira ngo ninsubireyo mwemerere. Hoya, niyo narota ndimo njyayo, nabaza Yesu niba ari bunyoherejeyo. Kereka ngiye nambaye izindi imbaraga zo kujya kugarura abagiye, abakiriyo, ariko n'ubundi ndabizi nabo barimo baravayo. Rero nshimiye Imana mbere na mbere. Muntu nongere mbisubiremo, wakoze subscribe, n'ukuri Imana iguha umugisha. Ni ikimenyetso cy'uko ukunda ubutumwa bwiza. Muri uru rugendo, iyo wahamagawe, ndakumenyesha ko udakundwa, kubera ko naje gusanga iyo wahamagawe n'abana b'abantu, ukundwa n'abana b'abantu. Iyo wahamagawe n'Uwiteka, ukundwa n'abo yamaze kwihishurira. Rero twebwe abadukurikira n'abatwemera, niba abandi bamaze gusobanukirwa agakiza nyako ngo nakahe. Ntago umuntu uri bujye mu rusengero yambaye yikwije, ugiye kwiga kugaragaza umwenda yambaye, uwo ntabwo wamubwira iby'agakiza. Ariko turashima Imana ko hari n'abantu Yesu yahaye ubutunzi babasha
gukizwa bakakira Yesu umwami n'umukiza. Ni ukuri ni urugero rwiza, kuko mwibuke neza ko Salomo mwene Dawidi wasimbuye se ku ngoma, Salomo asimbura se Dawidi yari mu kababaro gakomeye cyane, uburyo agiye kuyobora ubwoko bw'Imana akiri umwana mutoya. Ariko Salomo murabizi ko yabanjwe no kurwanywa na bene se, baramurwanya bageraho bashaka kumuriganya ubwami, ariko hariya na mama we yamuhagazeho kujya ahahuruza ahamagaza umuhanuzi aragenda, bajya kubaza se neza. Ise ararahira avuga ko ubwami bwe buzasimburwa n'umwana we w'umuhererezi. Rero Imana itanga uko ishaka, buri muntu wese ikamuha uko ishaka, ntago wabihindura. Twese twisanze muri uyu muyoboro w'ivugabutumwa cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza, atari uko twebwe twabaye nomine kubera abantu, twahamagawe n'Uwiteka kandi ntacyo byangije. Rero muntu w'Imana udukurikira umunsi ku munsi, Imana iguha umugisha, kandi ako kara gatambutse nagira ngo iryo jambo naryo rijye mu mitima yanyu. Rero muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rikangura imitima y'abantu benshi. Uyu munsi igenda ndimo ndaza ku bantu bitwa abanyamafaranga. Iri jambo ndumva ari bo rifitiyeho, ndumva ari bo ryerekeyeho cyane. Abantu batunze, abitwa abatunzi. Ese wamenya gute kwitwara neza mu butunzi Imana? Abatarabuhawe n'Imana ntago ari bo bireba, ahubwo umuntu wasenze agahabwa ndetse akagira n'ijambo mu byo yahawe, ni wowe iri jambo rireba. Kuko iri jambo riraremereye cyane. Wowe muntu wasenze, wewe wagiye mu butayu, wowe Imana yahaye amasezerano ikakubwira ngo mwana wanjye ndakuzamuye, ndaguhaye, yarangiza ikivuze ikagisohora, ni wewe bireba. Wewe muntu wagiye mu bapfumu, umupfumu akubwira ngo tanga icya-10, ngo bakunda kuvuga ngo ikijana, ngo tanga ikijana ngo uzabona ibi ngibi. Muntu wayobotse inzira ihabanye ntago ari we bireba, ahubwo hindukirira Uwiteka, kuko ubutunzi bwe ntago bugira ibitambo, ntago bugira ibindi bintu. Oya, iyo Uwiteka icyo aguhaye agihagararaho, nubwo hatabura intambara, ariko ntago haza za ntambara zo kubisenya. Oya, ahubwo haza intambara ni twa dutero shuma tw'abadayimoni nyine, utwo duhura natwo buri munsi. Twebwe ntago bijya bidutera ubwoba. Ikizima ni kimwe, uko mujya mwumva ngo u Rwanda rugira ubwirinzi ku mipaka, natwe tugira ubwirinzi bwa Mwuka Wera. Tugira ubwirinzi kuko Satani aduteye, Mwuka Wera araza akarwana intambara. Twese twakwirwanira ntabwo twabibasha. Niyo mpamvu mbabwira ngo kwisunga amaboko y'abana b'abantu. Nta muntu ku isi ukomeye, ntawe ubaho. Nta muntu ku isi ukomeye. Mujye mubifata gutyo, munabifate gutyo, mubifate nk'ihame. Kuri iyi si nta muntu ukomeye. Kuri iyi si abantu tubayeho kugira ngo twungikanye, uri hasi azamure, uri hejuru azamure uwo hasi. Ariko twebwe Satani araza akadushyiramo ikintu cyo kwikomeza, tukigira abantu bakomeye, tukiyerekana ko ndi umuyobozi, birarangira ukongera ukabacipa, ukaba hasi, ukajya hasi, ugasubira hasi. Ariko iyo wiringiye Uwiteka akakugirira neza, ukibuka ko hari abari hasi nawe ukabazamura, ndagira nkubwire ngo icyo gihe mu ijuru impundu ziba zirimo zivuga. Ikindi cya kabiri, uba urimo kwibikira ubundi butunzi bukomeye cyane.
iyo uhaye imfubyi, ugaha abapfakazi, ukagaburira abantu, wumva umutima wawe ubirimo neza, ukibuka ko hari aho Imana yagukuye, ikagukura mu muhanda, ikagukura ahantu, ikagukura mu rugo rubi, ikagukura mu muryango ukennye, ikagukura mu muryango uterekeye rubandwa, yarangiza ikaguha n'ubutunzi. Kuko mwibuka ko Salomo, nibyo nababwiraga, yasabye ubwenge kugira ngo abashe kujya acira imanza ubwoko bwa Isiraheli. Kuko Imana uko yari yiteguye, yari izi ko agiye gusaba nk'igice kimwe cy'igihugu, cyangwa se agasaba Imana ngo imuhe wenda amadiyama yose y'isi, simbizi, kuko byose byarashobokaga. Icyo usabye Imana yakwishimira kiguha, nubwo yabibona ko ari kibi kizakujyana ahandi hantu, irakiguha. Nicyo kintu nkundira Imana, ariko ikakigoragorezamo, ikagenda ikigoragoza. Iyi Mana, muntu utaramenya imikorere y'iyi Mana isumba byose, uri mu gihombo. Icyama buri muntu wese 2026 akava mu bya karande, agakurikira, agatumbira umusaraba, agatumbira Yesu Kristo. Ndajya mubwire ngo wowe uzabimenya neza, wowe ugiye kwinjira muri systeme nziza yo kwizera Kristo. Erega iyo wizeye Kristo ntago biratandukanye. Hari abantu bavuga ngo Yesu ubundi Kristo akora ati, Yesu ubundi Yesu, ubundi abantu bavuga ngo Yesu ni muntu ki? Kristo wowe gusa kumwemera ukavuga ati, ariko se ubundi byemere, wewe byemere, uvuga ati ngewe noneho guhera uyu munsi nizeye abakomeye biranga, njya mu bapfumu biranga, none n'ubu ndakigaragura ntabwo nzi byari byo. Nurangiza uvuga ati, ubu noneho uyu Yesu bahoze bavuga, tukamubona ku ijambo ribohora TV, tukabona ku bindi ku yandi macano avuga ijambo ry'Imana, ndamukurikiye. Wowe gusa icyo bisaba mu mutima ni ukumwizera, ugafata ibihe byo kubana nawe. Ntibikubuza gukora, ufite icyo ukora, ariko wizere Yesu, kuko Yesu ahagarariye arenze uko nabitekereza. Kristo arenze uko namutekere, uko arenze ubwenge bwanjye, arenze ubushobozi bwanjye, arenze Yesu. We urarenze, Yesu ararenze, kuko uyu mvuga ari muri njye. Ndakwifuriza ko naba muri wowe, kuko naba muri wowe nta kintu uzakena cyose, uzabona icyo ushaka. 2026 uzabona umugisha numara kwizera Yesu Kristo. Upfa we kumuhamagara. Erega reka mbabwire, imyuka mibi iraza. Iyo bagutongera biza nko mu muyaga, reka bariko mbivuga, biza mu muyaga, kuko wowe batongerera amazina yawe. Noneho nawe nuhamagara Yesu Kristo, ukamuhamagara n'umutima wawe, azaza yirukane bya bindi bakoherereza, we aze arwana intambara mu buzima bwawe. Bya bindi wabona ko bikugora, uzajya utangira kubona bigenda bishira. Haleluya. Yesu nuwanje, Yesu nuwawe. Wowe utaramusobanukirwa, nuwawe kandi aragukunda, kandi akwitayeho. Icyo ategereje ni kimwe, ni ukumwizera gusa. Mwizere ubundi akugirire neza. Yesu ashimwe. Mwizere ubundi akugirire neza. Warashaka kumwizera, ntacyo ufite wamuha. Mujya mu bapfumu bakabacinga 5,000 ngo byo kugira ngo bamenye ibyanyu, bakabaca 1,000, bakabaca 2, ntago bajya barenza izo note. Banzana 500 bayaca. Ntago barebera mu biceri, barebera mu note gusa. Ariko Yesu ntacyo agusaba, waragusaba ngo umwizere gusa. Haleluya. Yesu aragusaba ngo umwizere byonyine, ubundi akugirire neza. We mukobwa utarashaka, izere Yesu, umuganirize, kuko Yesu ni umubyeyi wacu, akaba n'inshuti yacu. Abaha ababyeyi bataba abo mu mubiri,
aba aho inshuti zitaba, aba aho abavandimwe bataba. Yesu mu rugamba akubera intwaro, Yesu mu bukene akubera intwaro, Yesu agendana nawe mu bakuburanya akubera umucamanza, mu bagushinja amafuti utakoze akubera umucamanza. Ndababwiye ngo Yesu iyo ugeze aho abantu bagucunira ingoni, Yesu wenyine akurebera aho wowe utabasha kureba, ajya mu mitima y'ababana akababuranya akabavuguruza. Haleluya. Yesu acecekesha iminwa itangiye kukuvuga. Yesu afunga amaso akureba, atakurebera ibyiza. Yesu afunga gereza zari ziri imbere yawe. Ariko Yesu we, Yesu nzakuvuga kuko narakwiboneye njyewe ubwanjye. Emmanuel, narakubonye 12:00 za nimugoroba, ariyo finali y'urupfu rwanjye. Haleluya. Izere Yesu niwe murengezi wawe. Izere Yesu. 2026 ndumva nababwira ijambo ryiza rivuga ngo wowe va ku bana b'abantu ahubwo wizere Yesu. Ikindi cya kabiri, wigundira iby'Imana yaguhaye, ahubwo bifashemo n'abandi, kuko nibwo urimo kuzamura ubwami bw'Imana mu byo yaguhaye. Kuko buriya Satani cyangwa se bari abantu bajya mu myuka mibi, iyo bagiye babahitishamo icyo bazakora, nako ntabwo babibahitishamo, bo bashiduka bibarimo, kubera ko Satani we niwe ugena icyo ugomba kuba cyo, ntabwo ari wowe ugena icyo ugomba kuba cyo mu byo aguhaye, sibyo? Niba ushobora kumvira abadayimoni kuko baguhaye ubutunzi bwabo, kuki utakumvira Yesu noneho ahubwo ugazahura na babandi bazahaye? Haleluya. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero icyo ngira ngo tuganire ni ijambo riri muri Zaburi ya 41 uhereye ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 7. Iri jambo ni ijambo ako reka dusome guhera ku murongo kujya wa mbere tugire ku murongo wa 4. Abafite Bibiliya mwabumbura Bibiliya zanyu tugasoma. Iri jambo nabwiye ko rireba umuntu wese ufite umutima ariko hari icyo azi neza ko Imana yamukoreye kandi byari bigoranye. Iri jambo riravuga ngo, umutwe w'amagambo ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Ngo hahirwa uwita ku bakeneye, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe ubyukiriza uburiri iyo arwaye. Ni wowe mubyukiriza mu buriri iyo arwaye. Iri jambo ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire kuri buri muntu wese utarasobanukirwa uburyo Imana ikomeza kukwagurira imbago mu byo yaguhaye. Buriya kenshi abantu benshi Imana ibaha amasezerano agasohora. Yamara gusohora, marayika w'Imana akajya akomeza kubireba ibyo yaguhaye kugira ngo Satani atabyiba. Rero ikintu gituma abantu bagwa muri iyi minsi ya none bahawe amasezerano agasohora, nuko Imana iguha wowe ikagundira
ibyo yaguhaye ntubifashemo imfubyi n'abakene ndetse n'abapfakazi. Iri jambo rero hano rirongera kugangura buri muntu wese wahawe umugisha n'Imana isumba byose. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Ntabwo wakwita ku bakene nawe ukennye, ntabwo bishoboka. Ntabwo wakwita ku bapfakazi nawe udafite ishinge na rugero. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu uzi neza ko yahawe umugisha n'Imana, iri jambo riramureba. Wigunyiriza ibyo ufite, fata igihe cyo guha abababaye, imfubyi, umenya abana badafite kivurira bari, ababuze amashuri, rwose ubishyura amashuri, kuko urimo urakora mu byo Uwiteka yaguhaye kandi nta kiguzi utanze. Icyo gihe rero uzagororerwa. Ngo Uwiteka azamurinda amukize kandi azahirwa ari mu isi, kandi ngo azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Urumva ko azahirwa, already warahawe, kandi urimo uragira neza ba bantu, urimo urubaha iby'Imana yaguhaye, urimo urabifashamo abakene n'abapfakazi, urimo urasanga abababaye ukabagirira neza. Urabona mugenzi wawe ari mu kaga, afite icyo akora cyangwa se yarize ararangiza, arakubwira ati mbonye 500 nakora ibi. Mu by'ukuri Imana yaraguhaye business. Mumbabarire rwose mvugisha ukuri, Imana yaraguhaye business ugakora ugatera imbere, ukubaka ayo mazu, ukagira ayo mangazini, wishyuye umusoro wa leta, ugatanga 10% ufasha abantu bababaye. Kuko buri 10% cy'Imana nta hantu kibangikanyiriza n'umusoro wa leta, ntaho bihurira. Ni ukuvuga ngo ukuraho umusoro wa leta, ibyo usaguye niyo nyungu yawe, ugahita ufata na kimwe mu 10 ukavuga ati ngiye kugaburira abarwayi kwa muganga. Uyu mwaka Haleluya. Rero bene data, kugira neza ugomorera imigisha yawe yose, ntimukagunyirize iby'Imana yabahaye. 2026 muhinge kandi muzasarura neza. Icyo nicyo nababwira. Ikindi ntago ari ubuhanuzi, mumbabarire, ariko icyo nababwira cyo bantu b'Imana, mwige guhamagara Mwuka Wera mu ngo zanyu, kuko kenshi ubuhanuzi bwagiye buza abantu bakabuca amazi, ariko ndababwiza ukuri ko ikintu kijyanye n'amasinagogi cyo mukibagirwe, kuko Dawidi yaravuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Gukorera Uwiteka ntabwo bisaba kujya mu nsengero gusa, ntabwo bisaba kurira imisozi, ariko umwe wenyine ashobora gusengera igihugu kandi kikagira amahoro. Umwe wenyine ashobora gusengera umuryango ukagira amahoro. Rero ndababwiye ngo mureke dukurikire Uwiteka Imana, mureke duhamagare Mwuka Wera mu buzima bwacu, mureke duhamagare Yesu Kristo kugira ngo akomeze abane natwe mu byo dukora byose. Ubuzima bwacu buri muri Yesu. Muri byaririmbye ngo njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze byose n'ibyo Uwiteka. Rero niba ushaka ko Uwiteka akomeza kugomora imigisha, ukazayiraga abana bawe, ukazayiraga umuryango wose, ndetse nabo wagiriye neza bakazahagarara imbere bavuga ngo yatugiriye neza, tanga kuko nawe wahawe. Ibyo nibyo mbifurije, kandi muzagira umwaka mushya muhire, tuzakomezanye, mukomeze mwagure
ubwami bw'Imana. Ibyo nibyo ndabasabira. Ikindi mukomeze mukore subscribe, uko twabanye 2025 birusheho rwose, mukora subscribe, musharinga ibiganiro byacu, kandi tugiye kujya tubashyiraho n'indirimbo nziza zishimisha, ndetse Imana uko izadushoboza 2026 turabateganyiriza ko tuzabashyiraho filime z'amateka zivuga kuri buri muntu wari we wese, kandi zihindura ubuzima bw'umuntu. Ibyo nibyo mbijeje, kandi Imana izabidufashamo. Rero nababwira ngo mushikame ku Mwami Yesu, niwe gisubizo, niwe butunzi butajegajega, niwe butunzi budashira. Iyo aguhaye, uwarwana ku cyo aguhaye wese agenda umureba. Icyo nicyo kintu nababwira. Umwami Yesu abane namwe, muzagira umwaka mushya muhire, muzahirwe, muzatunge, Uwiteka azabahire muri byose. Icyo nicyo mbasabiye, kandi nkibasabiye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.